Iyi ni One Nation Radio, ni radio Diaspora Nyarwanda, ni ijwi rya Diaspora Nyarwanda. Mwatagiye mwibwira abadukurikiye. Murakoze, amazina yanjye ni Witonze Clementine, izina ry'ubuhanzi ni Tonzi. Murakoze, nitwa Nzayisenga Sophie, nkaba ndi umukobwa wa Kirusi Thomas, abantu bakaba banzi kunanga ya gakondo. Wow. Mwitabire umushyikirano ku nshuro ya 15. Niki Tonzi ukuyemo? Ikintu nkuyemo ni byinshi, cyane cyane nk'urubyiruko, ku mahirwe twahawe n'igihugu cyacu ndetse n'agaciro ko kongera gushyira imbaraga mu rubyiruko nkatwe ko ari twe imbaraga z'igihugu kugira ngo dukomeze gukorera hamwe. Ikindi nkuko nyakubahwa ahora bidushishikariza, twongeye gushimangira cyane yuko urubyiruko tugomba gukoresha igihe neza kandi impano ufite ukayikoresha neza ushingiye ku ndangagaciro z'umuco wacu. Rero nanjye nkaba ngiye nk'ijwi nk'umuhanzi muri platform Imana izajya igenda inkingurira kubasha gukoresha impano mfite, menyekanisha yuko impano ari ikintu ushaka kugeza kure ugikoze neza. Nshyiramo bwa butumwa bwo kurwanya ibiyobyabwenge nkuko nyakubahwa yabigarutseho, n'abana bacu ni miryango yacu. Ibiyobyabwenge biri gufata indi ntera, kugerageza gukumira ibyo bintu kugira ngo twakomeza gutakaza abana b'Abanyarwanda aribo Rwanda rw'ejo bajya muri izo ngeso mbi zituma batakaza kagaciro. Wowe ndawe bitandukanye na Tonzi, niki bakuyemo? Ikindi nongeye gukuramo nkuko nyakubahwa Perezida wa Repubulika yabigarutseho, nongeye kubuka agaciro kahawe bari n'abategarugori. Ikindi cya kabiri nongeye kwibuka yuko umuryango ari wo fondasiyo y'ireme ry'urubyiruko dufite rwa none, ndetse tukarufasha kubaka imbaraga za none n'igihe cy'ejo hazaza. Ikindi nakuyemo gukora ni kare. Yego. Mwashyiriyeho ikigega gifasha abahanzi mu buryo bwo kuba nk'ubushobozi, mwabyakiriye mute? Nyakubahwa uko yabivuzeho, kenshi icyo kigega kiba kinahari, ahubwo kutagira izo information, ahubwo n'urubyiruko twe kuba abantu bahora batanga ibibazo, ahubwo tube muri bamwe bashaka ibisubizo, cyane cyane nk'uko dufite iyo support yose ku nzego zose. Natwe tuba abantu baticara bategereje gufashwa, ahubwo tube abambere mu gushaka ibisubizo bigendanye n'ibyo twifuza, cyane cyane kuri gahunda bagarutseho bya Made in Rwanda. Made in Rwanda ikubiyemo ibintu byinshi, muri buri domaine yose waba urimo ba uwa mbere mu gutera intambwe ya mbere, na leta niza kugufasha izasange hari icyo nawe wakoze. Wari usanzwe uzi One Nation Radio? Oya nukuri nabeshye, nibwo bwa mbere yumvise? Nibwo bwa mbere. Niki noneho wabwira Abanyarwanda baba hanze kuko iri ni ijwi rya Diaspora Nyarwanda? Murakoze, nishimiye no kubamenya. Icyo nabwira ni ishema kubona Abanyarwanda twese dusigaye duhura ari abari hanze ari n'abari mu Rwanda. Tubishimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika akinguye imiryango kugira ngo Umunyarwanda aho ari hose ku isi abashe kugira akagaciro kandi yisange mu gihugu. Nkaba mbashimira cyane yuko mudukunda kandi mutuba hafi. Nk'umuhanzi uri mu ndirimbo zimbaza Imana ndazibatuye mwese, mwajya mwazibona kuri digital stores, ku ma YouTube, aho hose izo message zirimo dukomeze tuzisharinge. Mbifurije umwaka mushya muhire ndetse na Noheli muzagira ibihe byiza. Sophie, nawe ndadusoza, ndagira ngo wenda ugira icyo tubwira ku byo nyakubahwa Perezida Paul Kagame yagiye agarukaho bijyanye n'ikigega nawe yabashiriyeho, ndetse no gukora impinduka transforming ariko uhereye mu mizi. Ugira icyo bivugaho gato? Mu gukora impinduka duhereye mu mizi, cyane cyane nahera nko kuri domaine ndimo y'abahanzi. Hari icyo twifuza gukora, cyane cyane tugarutse ku icyo kigega twashyiriweho. Uruhare ni rwacu noneho rwo kukibyaza umusaruro. Hari ibitekerezo byinshi dufite, kuba twatekereza kuba twakubaka centre des artistes, aho abaartiste bahurira bakegeranya imbaraga, bakegeranya ibitekerezo, ndetse bakabasha kwagura impano zabo no kurera izikiri ntoya zitarabasha kuzamuka ngo zimenyekane. Ikindi nagarukaho nakongera kuvuga ku byo Perezida wa Repubulika yavuze, cyangwa se ku byo twakuye muri nama y'imishyikirano, ni ukongera kwibuka za ndangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda. Buri munyarwanda aho ari hose akabirimbana, akabikenyera bikamwambaro wo kurimbana, yaba hano mu Rwanda no mu bihugu duhana imbibi ndetse no ku isi yose. Murakoze cyane Tonzi ndetse na Sophia. Murakoze namwe, twishimiye no kubamenya. Murakoze cyane.